warabaga muri M23 tutaza Eba mu mashyamba ya Kongo gusa nyine Zenomani ukuntu mubona cyetse wenda nimba uko mutekereza cyangwa uko mubona atari kari ariko nge mubona nk'umuntu witonda ucisha make nyine biraha. Okay, nicyo kintu cy'Ubudage uzi kuri Zeno nuko atahagapara atahagapara nicyo kintu cyatsekeje kuba namumenye. Icyo kintu cy'Ubudage yakoze ariko nyine nta muntu burubwa muri we nyine ariko nyine Zeno cyane bagambe nari mbonye gusa nanjye si rimwe nigeze kukiyogoshesha ariko twe nimburu wa kera bizi ko twe twakweshaga na kembe. Okay, Zeno ni icyo kintu cy'Ubudage uzi kuri mugenzi wawe Jabiri we ikintu cy'Ubudage cyo muziho kubera yiga aho bita mu gacu abwenge abigayo benshi bakoresha ibiyobyabwenge ari byo bita cannabis urumogi kandi nkabona kunda kuba agendana nabo ashobora nawe kuba yifataho none wabo baravuga ati mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we nanjye sindumwa kubera ubwo tugenda nako ntago tugendana buri gihe. Erega bavuga ko urumva ikiri kumbwa cya kino kumuhige baramutse bavuga ati nk'urumogi na Zeno yaza kuko Zeno niwe twirwana niwe dutemberana gusa ibyo abantu bashobora kubavuga nyine ntuzabe kuko ushimisha abantu nyine bavuga ati ngo bakubona gutya tuwe uzakora iki kurimo ariko kitarengeye gicishije bugufi nyine. None se ngo ujye baho ko ushaka winywera cannabis yawe. Oya man ngiye mu rugo twabyirutse turi abasiramu kandi abizi ko ari amusiramu nk'urumogi ikintu cyambere bari ugusare man. None se Kadafi si umusiramu? Kadafi oya Kadafi si umusiramu oya Kadafi se nunze se nanone bamenya si umusiramu niyamamaza ibyo bariya ukuntu babimeze ntago barumwe ari n'ukuntu bukora company ariko nyine hewa agasomaho kanataramubona ari kunywaho mwa. Zeno ujya witamo akabyere oya Zeno mbona asa nk'umuntu yinkwa senga he Zeno ibaze ko tumaranye igihe tuzanye naze n'ahantu asenga genda umukatolike ibyo nakubwiraga se anywa jewe ntago njya nk'ibisindisha ariko iyo umuntu andebye ababona wajya ngo ndabinywa kandi simbinywa pe. Ariko Zeno bajya bambwira ngo urabomora cyane. Oya ibyo ni iby'abanzo njye ntago mbomora. Mbese umukunzi wawe umushaka iki? Hari umukunzi se hari ubwo nakubwiye ko mugira uramugira ngenda bizi neza nawe ngira ariko uzumwiyakane mu kanya bari kumutamu tuntu tw'udushyi naratuna muse namugira kareka. Nese Zeno wabuze iki ngo uba ufite umukunzi? Nyine urabizi ko urukundo nirindagira ry'ibitekerezo. Ntago njye mbikunda. Ugushatse kuvuga ko abantu bose bakundana barindagiye nibimara uyu mwana bari ega Zeno ntukabone ko udakunda umve ngo nandi ntibakunda wenda ari ukuntu ushaka gusanga wenda mu buto bwe yarahuriyemo n'ibintu byinshi bibi sibyo cyangwa kuri kwa kozo uvuga ati kubomora ugasanga yarabomoye nabi akariyo mpamvu yabivuyemo. Ese abantu bose bakundana aba bakeneye kubomora? Hari n'igihe ukunda umuntu byaseriye umukunda atari yo gahunda ugamije. Ese ko ari ususanisha uvuga ati ngo narabomoye nabi nuko ariko abantu bose tuzi kubomora munyiza umubomozi ruharwa cyaza urumva ko twirwana sindakubona ariko nyine akanya kanini tuba kumwe ariko kandi gato ntago njya ngushyira amakenga ubwo ukaba ubisanisha neza ko ndi umubomozi uritegereza yewe Zeno ariko saza ko numva nsa nk'umuntu wakubonyera mbonera he ntago ibitekerezo biri hafi uyu ngo yameze nka gisekedi ibyo yavuze mu kanya ahita bihakana kankuba duvumbaye gisekedi wabandi si waba Vladimir urwana n'abandi umuyobozi wa Zalendo yakuye muri Wazalendo cya Wazalendo. Zeno wigeze ugerageza kunywa itabi? Oya narimwe ariko namwe ibipapuro ikintu cyambere bari ugusare man. No se Kadafi si umusiramu? Kadafi oya Kadafi si umusiramu oya Kadafi se nunze se nanone bamenya si umusiramu niyamamaza ibyo bariya
ukuntu biba bimeze biriya ntago aba ari umwe ari n'ukuntu uba ukora kampani ariko nyine hewa agasomaho reka nataramubona ari kunywaho mwa Zeno ujya witamo akabyeri oya Zeno mbona asa nk'umuntu yinywa senga he Zeno ibaze ko tumaranye igihe tuzanye naze n'ahantu asenga genda umukatolike ibyo nakubwiraga se anywa jewe ntago njya nywa ibisindisha ariko iyo umuntu andebye ababona wajya ngo ndabinywa kandi simbinywa pe ariko Zeno bajya bambwira ngo urabomora cyane oya byo ni iby'abanzo njye ntago mbomora mbese umukunzi wawe umushaka iki hari umukunzi se hari ubwo nakubwiye ko wamugira uramugira ngenda bizi neza nawe ngira reka uze umwihakane mu kanya bari kumutamo utuntu tw'udushyi naratuna muse namugira kareka nese Zeno wabuze iki ngo uba ufite umukunzi nyine urabizi ko urukundo ni irindagira ry'ibitekerezo ntago njye mbikunda ubwo ushatse kuvuga ko abantu bose bakundana barindagiye ni ibimara uyu mwana bari ega Zeno ntukabone ko udakunda wumve ngo nandi ntibakunda wenda ari ukuntu ushaka gusanga wenda mu buto bwe yarahuriyemo n'ibintu byinshi bibi sibyo cyangwa kuri kwa kuroza uvuga ati kubomora ugasanga yarabomoye nabi akaba ariyo mpamvu yabivuyemo ese abantu bose bakundana aba bakeneye kubomora hari n'igihe ukunda umuntu bya seri umukunda atari yo gahunda ugamije ese ko hariho usanisha uvuga ati ngo narabomoye nabi nuko ariko abantu bose tuzi kubomora munyiza umubomozi ruharwa cyaza urumva ko kwera twirwana sindakubona ariko nyine akanya kanini tuba turi kumwe ariko akandi gato ntago njya ngushyira amakenga ubwo ukaba ubisanisha neza ko ndi umubomozi uritegereza yewe Zeno ariko sasa ko numva nsa nk'umuntu wakubonyera mbonera he ntago ibitekerezo biri hafi uyu nguyu ameze nka gisekedi ibyo yavuze mu kanya ahita abihakana kankuba duvumbaye gisekedi wabandi si waba Vladimir u Rwanda n'abandi umuyobozi wa Zalendo yakuye muri Zalendo cya Zalendo Zeno wigeze ugerageza kunywa itabi oya na rimwe ariko nanyweye ibipapuro Hero nanone hero uteze amatwi ijana 55 TV muranyumva ari mari shimwe Ikechuku the power of God kuri channel bagera bafite abatumirwa batandukanye uyu munsi nakire abajeni babiri kabisa murababona ngiye kuganira nabo ndabizi baraza kudusetsa badushimishe murabikunda reka mbakire welcome brothers welcome thanks my name is Kwija Jabir nje banyita Zeno bakwita Zeno undi Jabir okay ubundi mutangira butwibwira mu buryo bwimbitse ubundi Zeno ni muntu ki Zeno umunyeshuri ari umuhanga ari n'umuswa nitwa Jabir nyine niga mu gacurabwenge ariko bamugana wa Zeno sindi umuhanga sindi n'umuswa pe nabuze urwego ndimo nakishyiramo nyebera wowe na Zeno mwaho umunganye ubwenge mbega mutazi aho muhagaze nge nawe se ko tuba turi amaji muri amaji ibipapuro nane buracyabiho oya narabigerageje ndacyabikora ngo yari namwishe oya ibipapuro byakwicamwa kunywaho gake ewa aba yaragiye ni cyo kintu cy'ubudage mukunda gukora iyo muri kumwe iyo turi kumwe no guseka ubusa no kuvuga ubwa butanu ariko nyine ikintu tutakora n'ikintu twanga gutukwa cyangwa gutukana ubundi urabyanga aya ntago byanga kubera bari gihe wari ubikora kandi ndabigukorera ku rwego rushimishije urumva hari ugutukana mu kintu hari n'igihe usanga ari ugutukana musebya mugenzi wawe hari ukuntu nyine nawe udakunda ko bagusebya nta ntugasebya abandi nyine ariko nyine ubu bwa twakoze se ko numva ari bwije ariko kamutere story kera tukiga ku Nyange nkigayo nyine tukiga muri primaire bwa dufite ubu bwo kujya tujya kwiba voka mu giti one day nyine tujya kwiba kwa afande impande yo ku kigo baradufata man baraduteye
mu mateka bati nabaho bajya bavuga ati afandira akubita nkajya numva ari bya bintu byo gutera story nyine abantu bikinira ariko sha yawe ubwo nakoraga twa dufite crew y'abana batatu tugendana turacyari abapete n'abagakera no pete twebwe twirirwaga kubera ni mu cyaro twabaga aho bita Burera niho twabaga ubwo twakoraga bwari indengakamere twebwe twari turenze tukamanuka hafi nko mu gishanga tukajya ku mukingo munini tukareba uratungereza kure kurusha abandi kuri kumva ikintu ari kuganishaho gutungereza no kugira nukunyara nyine umuntu unyara kure ubwo ariko ntaba nawe wenda ubwo ni bwiza natwe twayaga duko ubundi bubwa bwo guhagarara mu nzira tugategeza imodoka zamanuka tukazitera amabuye bati kureba uzi gutera cyane umunsi umwe natwe gutera akamodoka tukamena ikirahure ewa cyabwo bwari bwishimwa ariko nyine nubwo umuntu akora ubwa ari n'utundi tuntu twiza agenda akora nko kuba umwana mwiza gusenga ubu ngubu usenga 5 ku munsi atangira kuyoboka idini rye iyo bigeze mu gihe cy'irayidi ariko mwana ku musiti nyine nubwo wenda umuntu ashaka kuvuga ngo wenda umuntu ajya kubera gusa wenda iyo tugeze mu gisibo hariyo agaceri umuntu aragatera nanjye muri icyo gihe mba nabaye umusiramu ko Zeno aba umusiramu ku munsi wo kuri Amazana mana nyagasani mu gisibo hitamo umusiramu nanjye Zeno yo Jabir ajya yiyiriza mu gihe cy'igisibo iminsi yose akayirangiza nka 15% wenda ndagerageza aragerageza wenda niba ku ishuri uyipuri yaryo ashobora kuba ryipura wenda yandi bimeze nka gutya wenda aragabanya akagira gutya kandi abandi banyeshuri bari bimeze nka gutya ariko nyine Zeno ariko tujya mu gisibo wajya saa 6 bagiye kurya ubundi guhera saa 10 tujya gufata agafutari ka mu gitondo nyine uvuga ati mu mutima bati ndasiba ariko ukigera ku ishuri bya bitekerezo byo gusiba tutaye bati ndarya ho duke nakomeza nirize naho urabimenya bigashiduka iminsi nga 1 2 3 basanga cyose urakishe ndagaza kandi yavuze ngo yageragezaga ariko cyose arakishe cyose arakishe iyo yari sample najyaga nkumvishe ko hari ababikora jewe ndasiba man yo anje ndasiba rimwe na rimwe ntiyambaza rurema wa kugira ngo ni napfa nzaje mwisha biragoranye ko uzajyayo cyetse ari we Zeno aba ari ku muryango w'intu wisho ntabwo yakemera ko ninjira azeno ubundi dupfiki kandi muri inshuti nyine ariko hari ukuntu abantu bari inshuti Zeno surabona yakwinjiza ari nkaho ugiye mwijuru ko ubu najya kuri uwo muryango nshaka hiki ari kubundi mugana shaka gusanga imyanya yuzuye yashize ariko nyine kujya uzajya biragoranye igisibo numburamo n'umunsi n'umwe usiba oya man ndasiba cyo koza wenda nishe nk'itanu ubwo nari indwa uzatwereka ifoto wasibye ibyo bintu se bibaho ubwo sigo ifoto yakwerekana ko wasibye bimeze utera yaba yafoto utari kurya ariko ukuntu umva umuhumuro w'ibiryo kumvura gukurema hano gashiduka bageze agasosi ko kwishuri karagukurura ira sosi ubwo ariwe yagukurura mbwa niyo waba ushonje wahita uhaga gusa urenzaho nyine uba ugomba kubiha nyina bikarangira Zeno akabihagena ni ikihe cyaha Imana yakuraho ugahita ujya mu ijuru ikihe cyaha reka mufashe ndabona kiri kubitekereza icyaha Imana yakuraho nkajya mu ijuru ni ukwitonda ramutse ukwiye kwitonda ntajyayo ishyirwaho uburakari twasiga sibyo ngiye icyo cyane icyo uritonda kurya ari icyo cyawe ugira icyo cyawe ese nta rindi kosa ndakora muke muri comment murabona uyu muntu yitonda hari umuntu utabibonara ngiye nditonda man biragaragara urugomo rwari urwa kera ubu ngubu nakiye umwami n'agakiza umusiramu wakiye umwami n'agakiza none ari umuntu ajya yivamo man cannabis bimurenze ariko ntabwo ujya kunywa cannabis bakora ko kuva none ataranayibona ikigo cyayo urebye Zeno subona asa nkarwo ari amaso nanjye hari igihe njya Zeno rero buri munsi uko mubonye mbona wagira ngo yacome
ariko mana we uritegereza Mm. uritegereza gusa mane wumva ibyo byose ntabwo byadutandukanya cyangwa bikuye ko turi inshuti njye nawe nyine niyo twakora ubwo bungana icyo nyuma yo gusa nk'urumogi nyuma yo gusa n'urumogi ntibyatuma tureka kuba inshuti. oya nanjye yavuze ko nasiba kandi nsiba kuko tugendeye ku bwa bwishyi twasanga dushwaye ariko ibyo ngibyo tuba tugomba kubitera umugongo. Ndacyatekereza kuri cya kintu wambajenga cyacyo bavanaho uzi ko umuntu nubwo abantu benshi abigira intungane babaza ibyaha byabo basanga bafite ibyaha byinshi pe. ngavuga icyaha kimwe ufite wumva Imana itazakubabarira utazambabarira urabomora ariko oya icyo cyacyo ntacyo nkora icyo cyacyo ntabwo nyinkora ngavuga icyaha nyine wakoze Imana itazakubabarira icyo cyase ese Zeno tuvuge ko udakosa ndakosa cyane nyine vuga iryo kosa ariyo kosa nese makosa nakora nyine rivuga nyine ikosa wakoze ritatuma Imana ikubabarira ubuse niri Zeno rero nari igihe nyamara nkabona ibitekerezo bye biba bitari hafi niba bamugana ari ya cannabis niba na cannabis ibiri ku gusa Zeno ntabwo sarijya ariko mana ariko umuntu utari kwemera ibyaha yakoze urumva yarijya nkora ibi nkibi ako ujya watura ujye mu rusengero ati Imana ibimfashe ajya gusenga saba tubeshe wenda muri comment umuntu wenda abonye Zeno ari mu rusengero navuga ati naramubonye kuko njyewe Zeno ku cyumweru ko akanga yose tuba turi kumwe yagiye gusenga nabimenye wowe ujya gusara iryari ngiye kwa gatanu natagiye ku ishuri njyayo iyo utagiye ku ishuri aya ubu se uzaryiga kuri kurisiba oya hari ukuntu umuntu abyuka nyine atabishaka ibintu bitameze neza ubu se papa uramukira papa se cyangwa mama wawe Merisa buriya mu buzima umubyeyi wawe ndimo abazi ibibi byawe ni byiza kandi mukabibana ni cye kibisi utagira wowe ahubwo se ni cye kibingi umuntu tuyuranye mu mujyi abonye mama wari itsimba aya impamvu ni itsimbye reka mbwira impamvu ni itsimbye nta no kujya kumusoza Meri yasize mu rugo nsa nk'umuntu urwaye ambwa ati ntago njya mu mujyi rero ntago rero nawe ko ntago wagenda ukavuga ati ngo ujye gufata imiti muri farumasi amafaranga waba yabonye ari itabo rigari itabo utangwa ku mubyeyi Imana mbarya mutabaye niyo wabeshya wumva wari ushaka kubeshya ariko ikinyoma cyawe ukakizirikana cyangwa ukakirinda ubundi mubyeyi aho ava akajya hose ubundi uba ugomba kumushimisha mwana ntabwo bambwata umukanya ntabwo ndajya mu mujyi umukanya muhurire aho ngaho itarakara kandi ubwo nimba ari gahunda mwamufitanye zose ahita zica ababyeyi barakara nabi none se reka ngubaze akabazo k'amatsiko ufite sheri sherisi gusa ntago wamubura mana nyine muvuge ndamufite rero bino ni bya bindi bigenda bitendeka bamwita nde vuga izina rye sheri wawe guteye ikimwaro aya ntago nteye ikimwaro ari hose abirebe uri igisebo kuri rero ngenda cyakubwira mubaza wowe ufite umusheri ndamufite ariko se wajya avuga ko ari nawe kandi ahari uramufite bamwita nde nyabo cyane asubu ko yambuje katenkwa kumushyira ku karubanda yakubujije iki muvuge yarambwata ishingage mbishyira hanze sheri w'uyu nguyu umenye ko ufite mugenzi wawe wundi wo muri kumwe musangiye iyi mbwa ese uko ubizi imbwa barayisangira muramusangiye da uzi ko natakirya inyama inuza isamusa zirimo inyama ngo basigaye bashyiramo imbwa da usanze rero bashyira turacyari ku musheri wawe abyumva bimenye sheri wanjye bamwita ndare ku bundi yiga mu Nyange man yiga mu Nyange makangahe mu kabiri no mu gatatu mubimenye ko muri wiga mu gatatu wimenye wiga mu kabiri ijambo rimwe kuri sheri wanjye aho ari hose usa nyine mba mufite ku mutima nuko mbabona atabyitayeho
kandi atanabizirikana gusa nyine namenye ko mwemera byataye. ajya gutera isoni kumuvuga. Oya ntago ari isoni kumuvuga ahubwo nuko adakunda ko mushyira ku karubanda. Bose ubwo sanze afite nuza bomoraho ugasanga bisemuvuga. Ubwo sezene yabigukora ku buryo yajya guca inyuma akavuma. Azasubira yose. Oya bahita bashwana. Nyine nta kundi urihambira biragaragara. Ramazani uvugishije ukuri Zeno nta shera afite. Zenos nawe ngira arya wikwivugira ariko bavuga mukundana. oya kondana na Koroda mbwa Kevines yashaka none wa Korode ase koko bimba Korode yabaye imfizi y'umugeni ni imfizi gusa Zeno ntago njya mushyira make umuntu ubwo mura ntago yabura umukunzi. oya nge nta mukunzi gira abafitana ajya gufatira amaferi. ese nkungu ko turi mu kiganiro mbizi ko kizasoka ubu navuga ko namufite niba unagufite utunyanga bisa nk'avugishije kuri pe ubwo avuze gutyo ndagasa. Okay, mugiye kudushushanyiriza none umunsi wanyu kuva mu gitondo kugera ku mugoroba iyo mwirirwa biba bimeze bite? Kuva mu gitondo nyine Zeno ntago duturanye nubwo dutuye mu gace kamwe. Dora ni mugoroba arakubeshya ajya kubyuka namugezeho utwaraje twose. wowe uyu muvandimwe naza gusura mu gitondo mu gitondo kwa kundi bukibyuka hari ukuntu urya bikega ibindi ndabirya mu gitondo kugira ngo mbyuke mfite akabaraga. Uyu muvandimwe yaraje ahita afata ikiyiko yarabiriye byose arabimara. Oya ibyo ni ibintu bigomba kuba kuko nawe uje mu rugo bihari ntawe wabyataka kandi ntago nta mukinnyi ubona baro ngayihorera irenga ugomba kuyikina sha. Nyine niko bigomba. Gusa nimba narakubabaje n'ubutazabikora uzabikora. Ese wanyu ntago bahambere yo kuza kurya ibyo mu rugo. Zeno rero asigaye shyamo n'utuntu twinyuro. Mukomeze mushushanye ngo umunsi umeze gute. Ukuntu tubaka araza kandira ibiryo ubwo urumva ko inzara ibaye yagitsina atatana ako kanya nta nubwo ataguma mu rugo atata ubwo nkategereza ibya saa sita nkazamuka nkajya kumureba urwabo tukajya kuri wifi. Nyine ukuntu ibintu bigenda njya kureba Zeno iyo myaka nkayirya nk'uko ari kubivuga tukajya nyine ubwo naje kurya imyaka mpita nitaye rasi y'ibiragi twongera guhura nka saa 8. Nyine ubundi hari umugabo witwa DJ Bosco ndamushimira mwana nyine uramuzi zose niho mba ndi kandi ntago ajya ndambirwa ndango ati ndakwirukanye Imana izamuha umugisha nyine kandi mwe n'amafaranga. Bose ko no umukere ngo ni Korode na fashion nabo mbahaye peace byataye nyine ubwo nyine iyo ndi harakwa mba negeje Zeno tukajya wifi twava wifi ubwo bagasaba kumugika bakageze nkajya kurya n'ibyasigaje saa 6. Ngenda cyababwira uwo Korode ni imfizi ya karere noneho tugeze kuri fashion fashion niba uri sheri we abasheri we bose babari yakiye ko baba Zeno reka mubwire ntago twaje kumena amabanga se ari bangera tubyihorere ari bangera ko mvuze ko namushengera naza azabyishyirira hanze ko mvuze ko namushengera wowe ntago mvugishije ukuri ko uvuze ko ufite babiri ntago uvugishije ukuri ariko navuze umwe yiga mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu niyo myaka yose ayiga mute nese namwe abanyarwanda muri kureba kino kiganiro gute umuntu abayiga mu myaka 3 icyarimwe nuko aba ari umuhanga amahanga cyese nese uzamwitande umuntu agiye gukora ati bamwitande reka iyo umuntu agiye gukora ati ahera mu wa mbere mu wa kabiri no mu wa gatatu mwikaye byose gahita bisoza ni mu wa gatatu namumenye aya ni mu wa kabiri no mu wa gatatu no mu wa oya mu gatatu no mu gatatu iyo myaka yose ayigamo oya no mu gatatu ubwo uketse nde nyetse nde ntago muketse ndamuzi ninde nyine muvuge se oya wimushyira hanze are kandi ubwe muvuge Banyarwanda murebe muri comment ndaba namushyizemo ntaga bikunda uragira ngo ni nawe atambwati ndagukimbije genda ndakwirukana nta kwirukana nagaraba gukunda ubundi muratereta ndasuza abasisi babiri ndasuza witwa Anayize Winega yanjye ku mutima ndasuza Runera ahari hose nyine bose aho bari nyine Imana ibaha umugisha kandi asuza n'umuntu yitwa Leya artiste nawe nyine ajya akora artiste suza Leya oya Leya katumwihoreye inshuti yawe oya ntago turi inshuti ahubwo turi inshuti maga ntago ari kubifata bari byo ngibyo
Yabikubye se nanone. Shari. Reya tumukuremo. Ari bireka. Kadukomeze. Dukomeze. Aha. Kuntu ibintu bimeze. Aseje nawe nta muntu ushimira ra. Yewe umuntu nshimira. Je umuntu nshimira. Ko nawe ngaburira. Ngenda ndashimira papa wanjye. Uba ari ungaburira. Kanyishyura minerivare. Niwe nshimira. Nanjye ndacyashimira mwana. Bene nambe ndashimira umubyeyi mbyara we Mary. Nubwo genda umwitsimba. Ariko muhuza ku mutima man ibintu byinshi arabinkura we naviye. Aba bantu ko ari babiri ni inyamirwa mu buzima man. Aburi abadahari bisuna nicaya. Wapi kabisa. Ubundi mu yo batarabomoye ntabwo baravuze. Aba naho rakabiye. Ariko se ushatswa batabomohera. Kandi yavuze ko batabomoye barabomoye. Gusa nyine mu buzima man iyo ugere n'igihe ushimishe Mary wawe mu kwita utuntu kutubara mbwati Mary bimaze bite fata big up. Ubu wagera kabimbwe. Mary hese Mary niyakoze ari umura. Abarara babiri barahuye babyaye ikindi. Yewe ahora mu muhanda ari kwikora. Ntago vya bomora man. Neze kuvuga ka bomora. Nuko ariyo ngingo uri kuganira. Oye ndakubwiye abari kwikora. Ukuntu urabigenza. Ndashimira Vie. Nubwo muri minsi tutameranye neza. Ariko nyine ndashaka no kumusaba imbabazi nisubiyeho Vie. Nisubiyeho kwibagwe gutabyumva. Ndi umwana witonda siganirwa no mu rugo. Reka cyo nakitenga nka papa wawe. Ibintu byarahindutse. Ntacyo bitwaye. Okay, Vie wavuye kuri urumogi. Vie naruvuyeho kera. Mwapfuye ko wanyoye urumogi. Oya ntaga icyo twapfuye. Turaziranye ngereka ndi kwakitinga nka se. Mwapfuye urumogi. Papa, oya twapfuye kuzerera no kugenda nasabye agahushya. Nubwo bukosa nyene bw'abasore. Ubwo genda usambana aho ubonye hose. Akosiko ibyo byose ntaga abizi nyima nabikora sinzi nyima nabikora ntabyozi. Nanjye ntabyo nzi. Gusa nyine musabye imbabazi ahari hose. Ndabizi ikigana abagikurikirana. Nakoze abagikurikiye barareba ubuntu bubwa. Oya ntaga ari ububwa. Erega mu buzima avuga ko umuntu aba afite ubugabo n'ububwa byose abimurimo nyine. Ese abo wita abasheri bawe usanze ubasangiye n'abandi bahungu wabyitwara mute? Uko nabyifatamo se. Ubundi mu buzima ntuzarwanira umukobwa mwana. Naba gukunda zaza. Kandi uracyamutereta. Nyine wa mugane wawe kwibera singo niko kantu keza. Ubundi urukundo rwo kubabaza umuntu. Ugasanga nyine umubayeri ndamuturishije. Sara kuvuga ati ko kuba singo ni ibyafe. Ndacyakomeza nkujugarika. Ntacyo bitwaye. Ese ngubu kuri kumva kuba singa ari byiza ko ukomeza gutereta. Guteta sega guteta kugira umuntu kwita abari sawa. Akwitayeho cyangwa se nawe nakwitayeho ndakubwira ati nta kwitayeho. Ntaga nyitayeho azabimbwiye mbimenye. Je impamvu rero nanashimiye umubyeyi. Ni naye mfite ngevi. Papa gusa. Niwe nashimiye ko ari wowe unyitayeho. Ubwo iyo musabye ikintu hari gihe areba akakima. Ariko ni buri mubyeyi wese mwana agomba kwitanga kuko nawe ubyaye ntago watirana umwana wawe. Waje bikora ruzungu. Abanze babatererana. Rero kwa kubomura wanamutererana ndagasa. Reka baze kubwire rero. Nari. Ikintu cya abakobwa uri kuvuga ngo ati baba bakwitayeho. Wowe kwitayeho urabyizeye neza. Nese umuntu nimba umukubisa SMS akagusubiza urumva uwo muntu atakwitayeho. Abashaka ubuceri bwa. Ikiza cyawe nuko navuga ati kanda akanyenyeri. Ende. Muri abo bose. Naho kubwa ngo kanda akanyenyeri uzumva mutabanye neza. Nacyamaze. Uwo kanda akanyenyeri ni uba ari umusheri. Ubushatse kuvuga ikiza. Ariko urumva ko Zeno yamushizeho. Zeno yamushizeho. Nyine nibyo ndi kuba. Cyaza urumva. Ndikuboshye mwebwe mugira abasheri. Uwo kanda akanyenyeri. Reka nkwereke. Wawe ntago afite ikibazo ufite ubwo bushobozi ngo wanga kugikemura. Nubwo ngubwo wa mugano gaba ari ubu. Ugomba kubikwicana nyine kuko nawe ugifite yabikora. Ariko nje mu mfite bose nawe arambwa ngo mfite akabaza kanaka. Mbona mu bukene
amugana nimba ari itabi Cha urumogi rwawe nyine barakubona bakavuga ati uyu mobile reka Ariko tuve nyine gukundana ntabwo ndi umwana. yakiyahura. ni iminsi beragize Nyine wenda bose barakwemera kubera baba kwanzata wiyahura turabizi byo pe. oya ntago na kwese wowe kutiyahuye kwa kudakunda suri hose Niyo nyine kubera ari byo nkunze. eh Nibyo nkunze. kaza wala zen kamubaza Mm. wenda ise yatubwiye ko nta mukunzi ngo ntago ariko wenda wigeze ukunda wenda basi gira ikintu ubwira umuntu mwakundanye wenda ku kantu kimutekereza bati wenda ntago wava mu rukundo utahuye n'ibyishimo ibyo ntago bibaho wenda gira ikintu kimwe ubwira umukunzi mwakundanye avuga ati wenda yarakuraruye Oya. cyangwa yakugiriye Nariraruye nta wandawe. ngagira ijambo rimwe uvuga ku rukundo wenda Icyo navugaho urukundo n'irindagira ry'ibitekerezo nk'uko nabivuze guhera kare. Mwararindagiye mwebwe muracyafite abo mukunda. Ariko nyine icyo namubwira ni byiza. ugiye kuba nka Sabi baramubwira ati nicyo avuga kuri seri wawe abaravuze ati ngo umukobwa nibuka no kandi iri akabiswi kari hama kuko kanigeze ukaba none nawe ati ni byiza tutamenya ari ibiki byiza Yawe nase niki yaba yaramaye nabi na amafaranga wenda najya nibukiraho. ako urumva ko zeno kuva kera yarakuraga ntago byiza ubu ngubu ni karande ya famiye ariko aya ntago bakora njye gusa gukora gusa no kwa mwadutekerejeho mwana Dex mwakoze Tukaba tukiri kuri ya gahunda yo kuvuga ati gushushanya umunsi ukuntu ugenda ubwo nyine iyo ibyo byose birangiye bese atagasubira kwa nyina no kwa se gahunda y'umunsi kabirarangiye ubwo sari ikindi wavuga ikindi narenzaho se ariko kuri kwisezereshwa ni wowe yisanye. ndashimira abantu bose badukurikiye kuri FBI kandi ni FBA nyine uko nabivuga kose se kimwe muri si bisomwa kimwe waruvuze polisi yo muri Amerika FBA 150. thanks teacher rero mukore subscribe muteze nawe Yohana mukore na comment na share musharinga ku nshuti zanyu bose famille yose Yohana kandi musiga n'utuntu tw'uturayika aho ngaho njye cyo nababwira ni mukore subscribe cyangwa mubireke. Okay, tugana ku musozo rero mbere ko mbasezera. Nihe mpano uzi kuri mugenzi wawe Jabir? Njyewe impano mfite niyo gukina basket. Zeno we nihe mpano ufite? No gukina ubu. Yes. Impano yo nagiraga ntayo. No nigeze kumuha baro turi gukina basket. Ariko ibintu yakore. Na mateka. Ariko wenda nanone ikindi kintu cyo nzi kwandika indirimbo. Ariko nabonye Zeno cyo ko afite n'impano yo kweditinga video da. Aranaririmba se? Oya ntabwo yaduteye agakora se kwa mugari tukumva ko. Oya kuririmba byo. Wenda kuririmba byo. Ntabwo mfite iyo mpano ariko kwandika indirimbo ndazandika. Wanditse nka zingahe? Ndazandika. Zingahe nyine? Ariko wowe nakubwiye nanditse wenda nk'indirimbo nk'eshanu. Ngaturirimbira mu gace gato. Wenda kandi zose narazitaye. Nazandikaga mu ikaye nkazita. So habana ibintu wahimbye wabyibagirwa wenda cyane akantu gaterwa ati ne yaba ari inyuguti mwiriri kumbe ko ufite niyo mana wenda uraririmba zumwe inyuguti imwe ngazifatanya ari nyinshi la Okay, turabashimira ko bamwitabira ubutumire bwacu. mwakoze namwe kudutumira Imana bamwe Twizere ko n'ubutaha muzagaruka. tuzagaruka angase kari iwacu tuhahora n'ibisa